umunsi umwe uzafate telefone uhamagare abo bantu ushyira kuri reference muri CV yawe, ubahamagare wigize umuyobozi w'ikindi kigo runaka cyangwa company runaka, ubabaza amakuru akwerekeyeho, ariko urumva of course ntabwo ari wowe, ntabwo wavuga ko ari wowe uzahamagara wigize nk'umuyobozi, uri kubaza umwe muri abo bantu wirirwa wandika kuri CV yawe muri reference, umuhamagare nk'ushaka kumenya amakuru y'uwo mukozi, uwo mukozi ari we wowe, uhamagare wigize umubosi w'indi company, ubwira uti none se ko nashakaga kumenya amakuru y'umukozi kanaka namuha akazi cyangwa mu by'ukuri aho ngaho niho uzahita wumvira ibyo ari byo, kubera ko birashoboka ko umwanzi w'iterambere ryawe ari muri abo ngabo wirirwa wandika muri reference kuri CV yawe. Burera umugore ajya kwa muganga agiye kubyara, amaze kubyara umugabo araza ati umwana tumwise Vladimir Putin, amazina yombi ati Vladimir Putin. None kwa kundi bari kwandika ifishi, bari kwandika ifishi y'umwana wavutse, muganga ati umwana mwamwise nde? Vladimir Putin. Muganga ati reka ntabwo muganga ati ntabwo bibaho kwita umuntu Vladimir Putin. None ntabwo uzi ikindi kintu gisekeje, ngewe Giswahili Mbonyi aririmba agikura. Narebye interview zose yakoze muri Tanzania, nta namwe avuga Igiswahili. Reka mbashimire nanabaha ikaze cyane mwe mwese mukurikira Today 250 uyu munsi mu Rwanda. Hari abantu babyitiranya Today 250 mu Kinyarwanda no kuvuga uyu munsi mu Rwanda, no kuvuga ngo tubabwira amakuru agiye atandukanye yose agezweho hano mu Rwanda, yaba ari imikino, yaba ari imyidagaduro, yaba ari politiki, yaba ari ubuzima, yaba ari ubukungu n'ibindi byose kuba ari amakuru aba yabereye hano iwacu mu Rwanda. Reba twabyise Today 250. Reka mbashimire nanone cyane mwe mwese abamaze gukora subscribe, mu by'ukuri muri abantu b'agaciro byatari ibihumbi birenga 15 byose, mwese mwumve ko tubashimiye. Natwe icyo tubijeje nuko tugiye kujya tubaha updates, inkuru zose zigezweho nahangaha kuri Today 250. Nawe nimba ushobora kuba ari ubwa mbere dukurikiye cyangwa utubonye, reka nkubwire ngo ntugende udakoze subscribe, aho hasi kanda subscribe, hanyuma kandi ujye wibuka like, share na comment ku biganiro bitandukanye tugiye dushyiraho. Hagati aho ngaho no kuri Instagram turahari, ni today akarongo ko hasi cyangwa _250, ubundi tukabana 5 kuri 5. Yes, ngiye nitwa Iva Etier, indangamirwa y'intakamburizwa mu nkomeza mihigo, muranga w'u Rwanda nkaba kwisonga mu kurushakira imbuto n'amaboko. Nijye tugiye kujya tubana, hanyuma umugabo biri inyuma, hari inyuma kuri kamera bamwita Chris Marlo, niwe urimo kubitunganya kugira ngo amashusho n'amajwi bibagereho 5 kuri 5. Hanyuma mbere y'uko uyu munsi dutangira, ariko manze nkubwire akantu k'ubwenge. Aka ni akantu tuzajya tugenda tugarukaho umunsi ku wundi, bitewe nyine n'ibihe cyane ikintu kigezweho n'ibiki. N'akantu k'ubwenge just ni iminota mikeya gusa, ariko ko uyu munsi karareba by'umwihariko urubyiruko. Urabizi kaminuza zo mu Rwanda ziri gusohora abanyeshuri benshi, ziri gushyira abanyeshuri benshi ku masoko, yaba kaminuza ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye, yaba amativeti, yaba ibigo byinshi bigiye bitandukanye by'amashuri, biri kugenda bishyira umubare munini w'abanyeshuri ku isoko, ariko ikibazo kikaba ari ukubura akazi. Urabizi kubona akazi nabyo biba bigoye, ariko ikintu ngiye kukubwira akantu k'ubwenge ni akangaka. Umaze igihe ushaka akazi, umaze igihe wandika usaba mu bigo bigiye bitandukanye, rimwe na rimwe ukanakora n'ibizami bikanacamo na interview n'iki, ariko bikarangira utakabonye. Reka nkubwire aka kantu, umunsi umwe ukumve neza, umunsi umwe uzafate telefone uhamagare abo bantu ushyira kuri reference muri CV yawe, ubahamagare wigize umuyobozi w'ikindi kigo runaka cyangwa company runaka,
ubabaza amakuru akwerekeyeho, ariko urumva of course ntabwo ari wowe, ntabwo wavuga ko ari wowe uzahamagara wigize nk'umuyobozi uri kubaza umwe muri abo bantu wirirwa wandika kuri CV yawe muri reference, umuhamagare nk'ushaka kumenya amakuru y'uwo mukozi, uwo mukozi ari we wowe. Uhamagare wigize umubosi w'indi company ubwira uti none se ko nashakaga kumenya amakuru y'umukozi kanaka namuha akazi cyangwa mu by'ukuri aho ngaho niho uzahita wumvira ibyo ari byo, kubera ko birashoboka ko umwanzi w'iterambere ryawe ari muri abo ngabo wirirwa wandika muri reference kuri CV yawe. Birashoboka ko umwanzi w'iterambere ryawe ari muri abo ngabo wirirwa wandika muri reference kuri CV yawe. Ariko aka kantu nugakora uzahita umenya uti wagwane, aba bantu nizeye nabo kwizerwa cyangwa ntago ari abo kwizerwa, kubera ko nyamara hari igihe ushobora gusanga impamvu ituma ubura akazi harimo n'abo bantu wizeye, cyangwa se ako ni akantu k'ubwenge. Twagiye rero, reka twikomereze. Muri kubibona ko ni ku masaha meza, amasaha yari meza, akazuba karenze. I Kigali tumenyereye kwigendera mu mihanda nyine, na cyane ko dufite imihanda myiza isukuye, ahantu hose hameze neza. Niyo mpamvu nyine nanjye mubona nibereye mu mihanda, na cyane ko ibyacu tubikorera ku mihanda abantu, nta ibintu by'aba protocole menshi yo mu ma office n'iki mu ma studio. Twe twibereye ku mihanda, niho tuba turi uyu munsi. Ago biba byoroshye mw'abantu mwe, ibintu aba ari fresh. Chris, wamubonye umusitari wa mbere mu Rwanda? Nizere ko umuhanzi wa mbere mu Rwanda wamubonye. Ngo ntimuzongere kuzana ngo nkwe, nimuzajya mukora urutonde rw'abahanzi mu Rwanda, uyu mutipe witwa Israel Mbonyi muzajye mushyira ku myanya nk'itatu ibanza. Umwanya wa mbere Mbonyi, umwanya wa kabiri Mbonyi, umwanya wa gatatu Mbonyi. Reka nanjye mbanze nsuze abadukurikiye cyane, by'umwihariko abahora badukurikira kuri Today 250, abakanze subscribe, ni by'ingenzi cyane. Uyu munsi twagize ikintu gikomeye, turavuga ati ariko abantu ba 15,000 ibihumbi 10 ukarenzaho ukaba 15 ukagira 15 ukabura kuza gushima kuko ntago byavamo. Bumve yuko uyu munsi twifuje yuko tubashimira, kandi mwakoze cyane, kandi warakoze cyane. Bumve yuko uyu muyoboro nibwo bigitangira, umuyoboro uje kubagezaho amakuru y'ingenzi, cyane nimutajyaga mwumva ahandi yo ku mihanda. Noneho turi no ku mihanda, ni ku muhanda, n'ibyacu byose bigiye kujya bibera rwose. So wumve yuko tubashimiye mu by'ukuri. Ari ikintu rero waruvuzeho, warukomojeho cyo kubona umusitari, umuntu umuhanzi w'icyamamare koko. U Rwanda rwaba proud, twavuga ati ariko Ivan, ngewe narabikubwiye, umujama uburyo iyo wasizwe amavuta barayasizwe, sibyo? Ntabwo nakubeshya pe. Ikibazo nuko nyine hari abaza bakadutuburira barasizwe kandi nuvuga ngo ikintu cyatunga abantu benshi, nuvuga ngo urareba Mbonyi ni umuntu nagiye nkurikirana ibintu bye cyane. Ugiye urebye Mbonyi ni umuntu uretse kuba wenda afite igikundiro, ni umuntu ushobora kuba afite n'ibintu bye biri smart. Ntabwo ari wa muntu uzumva ngo yagize gutya na gutya, uzumva ngo gutya ngo pane. Ariko ndaza kukubwira akantu yakoze nkabona nyine ntabwo akantu kameze neza. Reka ko ntabwo ari bya bintu by'uruganda. Ari ibintu ariko abantu benshi bavuze ati ngo ese ni gute noneho. Reka ko kandi tuze kubabwira nyuma aho tugende. Impamvu twahisemo kuvuga kuri Mbonyi uyu munsi, ejo ku cyumweru nibwo yasoje ibitaramo. Dukomeze twigendere, ndabona hano hari umukino ugiye gutambuka, reka tumuhe inzira. Ejo nibwo Mbonyi yasoje urugendo rw'ibitaramo yari arimo gukorera muri Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam. Mu by'ukuri iki gitaramo cy'ejo
nicyo cyari icyanyuma ndakeka muri tuwa yarafite ya East Africa. Ubu ibihugu byose bya East Africa yarabikubise, yahereye mu Rwanda ho hano ni mu rugo buri gihe ahora dukoma, yahereye i Burundi yaragiye arabemeza, ajya muri Kenya murabizi ukuntu byagenze, bajya muri Uganda naho, kandi hose Fova arakora ibitaramo bibiri ntabwo akora kimwe, ntabwo ari kimwe. I Burundi arabakubita, yagiye na TZD niho yari ari muri weekend arabakubita, man TZD yakoze ibintu bitabaho. we yavuga ngo yakoze sold out kabiri, byabaye ama sold out yamaze kumenyerwa kuno muje. Kuri we sold out ntabwo kiri ibintu bya dance, apana zazindi batubeshya bakaza bamwe ngo sold out kandi bitabaye ari kugira ngo bicururize. We byari real kuko mbere h'umunsi umwe yuko igitaramo kiba yaba icya VIP cyabaye kwa gatandatu n'icyabaye ejo ku cyumweru cya rusange, byose byari dope, byarabaye sold out na mbere yuko ibyo bitaramo biba cyane. Icyo kintu gikonfirma ko kabisa byari true, bitandukanye na zira sold out zindi tubona. Noneho hari abantu bajya bitwaza ngo kuba ngo umuziki nyarwanda ngo utagenda ngo ugere kure, nuko turirimba ikinyarwanda gusa, ako ntago mbyemera ngewe. Ntago buriya ega burya umuntu ntagafatire hamwe. Ni gute ushobora gufatira hamwe ukavuga ko uzabona amano? Ntago biho. No ntago uzi ikindi kintu gisekeje. Ngewe Israel Mbonyi aririmba agikura. Narebye interview zose yakoze muri Tanzania, nta namwe avuga Igiswahili, avuga Icyongereza. Avuga Icyongereza, avuga Icyongereza. No yaravuze ngo ariko naje kumenya ko impamvu buriya ziriya ndirimbo bikunda akaziririmba mu Giswahili kandi ukumva ntago ari gutegwa, buriya Mbonyi indirimbo ziriya ndirimbo ziba zanditse mu buryo bw'amanota. Uburyo bw'amanota, abantu bazi ibintu bya music muzi ukuntu bandika amanota ya music. Noneho buriya iyo uzi gusoma ariya manota ya music n'igishinwa wakiririmba utakizi, kuko ziriya nyuguti bazandika nyine bijyanye n'ariya manota y'umuziki. So nibyo rero bintu bimufasha, nawe niko yavuze mu itangazamakuru, biramufasha. Afite umuntu we abitekereza mu Kinyarwanda agahita abwira umuntu akabitranslatinga mu Giswahili, and then bakabyandika muri bwa buryo bw'amanota y'umuziki. Apana aronzi ntago muzi undi bandikiye Igiswahili bikarangira abantu kumva ko kabisa ni ibintu ya repesi, ntabwo ari ibintu ari gusoma nyine nk'amanota y'umuziki. Aha rero turabihuza gute no kumva? Ndashaka wenda umbwire wowe uko umaze kubibona, ese ubu tumushyire ku gasongero? Bro, ibyo ni ibintu tudashidikanyaho. N'umuntu ukibishidikanyaho yaba afite ikibazo cyihariye. Cyamamariza ikihe abo mwiro ndi bafite za miliyoni kuri kubirengagiza. Miliyoni reka tuze tubirebe. Sinfone ko nyifite, reka miliyoni tuze tuzirebe, niko sibyo? Reka nkubwire ukuntu ngiye Mbonyi ari umusitari wa mbere urenze. Byibuze niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda ushoboye gukora tuwa y'ibitaramo muri East Africa yose. Kandi ibitaramo nyabitaramo, apana kuvuga ngo bagutumiye, apana bya nibyo muri mu kabari y'Abanyarwanda, urumva? Apana ngo kuvuga ngo bagutumiye mu koraniro y'Abanyarwanda runaka yabereye mu Gasara hana, mu Gasara naga ruvuga ngo bagutumiye mu kabari wenda gasohokeramo Abanyarwanda. Rega mu kabari nutakuzi cyangwa nutazi ibyawe yaje kwinywera ashiduka ari kureba. Ari umuntu ari inkuru yeretse kwandikwa, wa wundi wise ngo ni munyakazi, ngo yarimbiye abantu ngo bake beza. Reka hari ikintu kimwe tutemera, iki kibazo ntabwo babyemera kandi niyo reality. Aba bahanzi bacu bose uzabona usibye Mbonyi, usibye Mbonyi wenda na hani ni Burundi, ndakora ko Burundi tuvuga ururimi rumwe, na Mbonyi nanuze nawe Munyakazi nawe yagiye yarabazitura, na Ben nawe yagiye yarabazitura, ariko simbwira ahandi hantu zibagiye bagakora igitaramo cyagutse ku buryo ushobora kujyamo abantu ibihumbi hafi 10 birenga 10 na bingahe. Ni hehe handuze? Ariko wenda ntarirarenga. Burayi bajyana hari muri Amerika bajya. Eva ntarirarenga, ariko wenda reka dutegereze. Ushobora no kuba usanga
na Mbonyi nawe agiye aho hanze agafasha rutemike yagiye Burayi cyahe ukabona twabibonye ntiyagiyeyo ntitwabibonye ntago wenda ushobora guhita ubikonfirma ko wenda ako kanya bise biciye yakoze turi Burayi ntitwabibonye ntitwabibonye amatuba yakoze i Burayi abantu bagiyeho bareba ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo turi kwihimbira ahubwo njye ntekereza ko igihe kigeze ngo gospel wenda tuyobore ndetse ko Sekira bari kumwira ngo ntawamenya bazabikora bashaje yaba ariyo mpamvu Meddy yagiyeyo yabivuyemo yigiriye muri gospel sibyo tuvuze okay ubwo yararangiye namwe murabizi rwose ibintu byo gushidikanywaho ni arena ni Kigali kuyuzuza n'intambara ariko azayuzuza byari azayuzuza vuba sinumva ngo ibitaramo birahari mu minsi mikuru kiranza amabanga tuvuze ko ubushize n'abantu binjiriye ubu gatangiye kandi ubwo atangira ubwo n'uvuga ngo realite y'ibintu ngiye ikintu nshaka kumvisha nuko hari abantu bamwe bagakwiye kwemera ibintu kuko niko bigaragara ni nako biri abatwita ngo nabami muri muzika yacu ntago ari bo bami kuko birigaragaza ntago ari bo bami ari amazina nyine biyita bitazira bigira gute ariko aba icyo nzi nuko nka Pasi Bizimana yagiye na ba Serge Yamuremye nabo bagasa nk'ababivamo ariko iyo baratipe bose baba bakiri i Kigali urambwira ngo Sekira yari kubiri gukoraho reba Mbonyi reba Pasi Bizimana reba Serge Yamuremye reba Gabi Kamanzi urebe na Gahongayire abo bose nabo nkubwiye basa nkaho batagikora urumva ariko baza abo bose iyo baba bakiri i Kigali bari kuvibing urambwira Sekira yari kubigikoraho ariko ubwo yiva impamvu Mbonyi yaba hedinze ubwo ntiyaba ari uko wenda nta mu competitor afite wenda ushobora kuvuga ati uziko no Mbonyi ameze Mbonyi ahitinze nkuko Theo bose babireba yahitinze nabo bose bahari Theo bose babireba ntiyahitinze nabo bose bahari na Mbonyi rero nabo iyo baza kuba bahari nta cyari kumubuza guhitinga kuko ureba uburyo yandika indirimbo ze uburyo akora imiziki ye bitandukanye n'abo bandi bose afite uburyo bwe yihariye man yandika indirimbo ukageraho ni movie uri kumva urabona zira stories zo muri Bible we arayikuririmbira ukajya wumva nyine ni inkuru ari kukubarira niyo mpamvu uzasanga umudive aricara kumva indirimbo ze umukatolika akicara kumva indirimbo ze n'umuyisilamu akicara akavayibinga kubera ko ntabwo ari za ndirimbo usasangamo Yesu we aba ari kukubwira story nyine tuba twumva muri Bible akakubwira story ku yindi urumva ni umwihariko mu gihe twara tumenyereye ngo za Yesu ashimwe na za Yesu gusa ntabwo Mbonyi ajya apfa kusha biragoye ko wakumva Yesu gatatu mu ndirimbo ye kandi abari kuririmba indirimbo z'Imana afite uburyo bwe yihariye ku buryo nabo bandi iyo baza kuba bari bagihari nta kintu byari kumuhungabanyaho ku bijyanye na hit yagize na trend yagize impamvu rero navuga ko ari umuhanzi ukomeye ngewe ku bwanjye twamushyira ku mwanya wa mbere sibyo icya mbere ubu ngubu kwanza tugiye mu imibare irabigaragaza ubu ngubu Meddy kandi baramusimbuye niyo wari uwa mbere kuri YouTube sibyo yari afite miliyoni niyo wagize miliyoni bwa mbere ubu ngubu Mbonyi afite miliyoni n'ibihumbi 480 birenga yaramusize nujya kuri Instagram wenda kuri Instagram we ntago abayoboye cyane ko afite 800 mperuka kureba afite 809 n'abandi barenga urumva arabura hafi 200 ngagire miliyoni yuzuye sibyo urumva abamuri imbere ni indes ni Melody na Shadibu apana mu bahanzi mu baririmbyi ni Melody na Meddy Meddy nawe yujuje ahubwo Ben niwe nta cekinze de Ben ngira ngo ari muri za 700 ari muri za 700 urumva kumutambukaho no ikindi kintu kizakwereka ko aba bantu baba followinga ari abantu bari biyo bataguze kuko nabonye Melody yuzuza miliyoni abantu barabikomanseho ngo yaguze ngo ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ikintu cyo kizajya kikwereka umuntu ko yaguze cyangwa ataguze
uzajya ureba kuri like na comment agira ku kintu ya postinze cyangwa ya uploading. Nuvuga ngo abantu baba baririyo abamukurikiye n'uro baba basanzwe baririyo baba basanzwe bari active ku buryo ashyiraho akantu pa ama likes ubu ngubu izi saha tutabeshye ugiye kuri Instagram ya Bruce Melody byakugora kubonaho poste byibuze yagize like 10,000. None se umuntu ufite miliyoni abura like 10,000. Oya Iva buretse ibyo ngibyo tuzaba tubiganira reka kuba byamera reka kubona melody byamera tuzaba tubiganira. Ibintu nabyo tugomba gusobanura kuvuga ngo kugira ngo batagira ngo ibintu tuvuga ni ibintu byo kugira byo gushaka gutwika bamwe ngabandi twebwe ikintu twashakaga nta kibazo wenda ibyo ngibyo tuzabigarukaho. Ikintu rero twashaka kuvuga ni uburyo ki uyu musore acyari umusore mu by'ukuri ari ku representing u Rwanda neza cyane rwose ko nakubeshye ubu si bibaye nta n'uwabishidikanyaho kandi na sold out yamaze kuzikoranye kabiri kose mu bitaramo byose amaze gukora mu Rwanda. Gerezo uzareba undi muhanzi uzajya gukora igitaramo nka kiriya muri Tanzania. Oya byo biragoye ugiye kureba ni sinzi nimba ari umuntu ashobora kuvuga ngo wenda mu bakristo nibo haba abantu usimu yakuvuga ngo niho haba abantu benshi. Agara abantu benshi none se abantu bose baza mu bitaramo giye nuko ari abakristo bakijijwe cyane. Ubwo nabyo ni ikindi kibazo. Gusa wenda ikimaze kugaragara cyo nuko uyu musore rwose amaze kugaragaza ko nyine ari mu bantu bakurikirwa arayoboye afite n'igitaramo by the way tubyibutse ngo na Sekira Mbonyi ni uyoboye muzika muri muzika nyarwanda. Umuhanzi dufite uyoboye ubu ngubu ni Mbonyi abandi bari inyuma ye nk'imyanya nk'ingara. Voilà nibyo ngibyo afite n'igitaramo by the way kuri Noheli yamaze urabyibuka ko yamaze yabyutse abitangaza yabitangaje bucya mu gitondo minister Ntawundi aho usaba ati dufashe umaze kugira abantu benshi bagukurikirana yaba ari abakristo yaba atari abakristo bifuza gutaramana nawe nibura duhereze igitaramo muri stade Amahoro. Stade yakiri 45 yibaza ibyo bintu byonyine nuko njewe nkurikije mu mboni zanjye hari icyo bishatse kuvuga mu mboni zanjye suko stade Amahoro wenda tayuzuza ariko igihe yatangarije igitaramo n'akazi yari amazemo iminsi byagorana byibuze kugira afate Amahoro byamusaba ko yamamaza byibuze nk'amezi atari munsi ya 3. Mbonyi yamamaje amezi 3 igitaramo cye akacyamamaza bitari uvuga ngo ibi bya hano i Kigali gusa ngo kujya kuri izi radiyo ebyiri na televiziyo no akamanuka akajya no mu ntara ziriya nsengero zo mu ntara akagenda zisura ababwira ati nyaboneka nje kubatumira yanashaka akabaririmbira akaririmbo kamwe kwa kundi baje mu rusengero bakamuha stage akabaririmbira akaririmbo kamwe ubundi agahita batumira ababwira ati Kigali ebana muze twuzuza Amahoro. Bro abikoze amezi 3 mbere wabura akamahoro atanu ariko akishyuza n'amafaranga make akishyuza amafaranga make ku buryo Rwanda narwo rwisangamo buryo babaye urumva nimba agiye gutumira umuntu wihuye cyangwa wa Rubavu wavuye yo ngiyo zakure suko mani banaza ari benshi byataye ariko ikibazo nyine nibyo nkubwira n'uburyo twamamaza ibintu byacu nabyo ariko wenda igihe yari afite n'aka kazi kandi yari arimo byari bigoye guhita avuga ngo agiye mu Mahoro kuko mu Mahoro sahano wakwamamaza igitaramo cy'ukwezi kumwe aho ntabwo byashoboka ariko wenda maybe reka twizere ko mu mwaka utaha kuko manje concert ya Mbonyi y'ubushize nawe n'abakongomani barenga 20 bavuye Goma direct bari gukubwira ati twe duhamatike iyi 10 turayigura 20 nta kibazo ariko dutahe twinjiye muri concert uko nicyo cyatuza. So rero ugendeye kuri experience n'ibindi bikorwa biba bigaragara amplis urumva n'ukuntu Kejeri sigaye imeze ntabwo akoze ikintu nka kiriya kinini kuriya hari n'abantu bo muri ibi bihugu bindi duturanye imijyi ya hano hafi bashobora kuza kuryohereza hano i Kigali nkuko n'ubundi hari abambuka bakaza kuryoshya cyane igihugu cy'u Rwanda kimaze kumenyerwa ko cyari igihugu rwose kiba gitekanye ushobora kugenda bumva ko baje ahantu hameze neza afite umutekano. So ngaho ngo kibyambonye rero reka aga story dusorezaho ejo bundi ariko tube tunazamuka dore ndabona n'amasaha barimo kugenda yegera imbere ejo bundi nabonye
umubyeyi famiye yarabyaye umwana bamwita Vladimir Putin ibibazo biravuga hano hirya si hano hirya Burera ni muri Burera Burera umugore ajya kwa muganga agiye kubyara amaze kubyara umugabo araza ati umwana tumwise Vladimir Putin amazina yombi ati Vladimir Putin none kwa kundi baba bari kwandika ifishi bari kwandika ifishi y'umwana wavutse muganga ati umwana mwamwise nde Vladimir Putin muganga ati reka ntabwo muganga ati ntabwo bibaho kwita umuntu Vladimir Putin abana se uburenganzira bw'ababyeyi kwita umwana wabo amazina bashaka zonga zibabona ko ari meza umuganga arabakatira ibitaro byanga ko kwandika ayo mazina biba ngombwa ko hiyambazwa paka ku karere man urumva muganga we yabigizeho ikibazo ubuyobozi burahuruzwa ahuruza ahubwo ubuyobozi abati ngewe kugira ngo nkonfirimire izina ry'uyu mwana nuko abayobozi baza bakamubwiriza ko nta ribi kwita umwana Vladimir Putin none nkibaza uretse kwita umwana bisaba hari icyo bitwaye ariko ni gute yise umuntu ubundi buriya umuntu wo mu Burera Vladimir Putin ko ni icyamamare ku isi si icyamamare ku isi ariko byarangiye ngo bamwemereye byarangiye nyine urumva akarere kabijemo baragahuruje karaza kahageze kabona ni uburenganzira bwe kwita umwana amazina ngo muri rusange ntaho byacitse ntaho bibujijwe gusa gatangaje katunguye n'abantu kumva ukuntu umuntu ushobora kwita umwana w'amazina kwa muganga bakabyanga ngo uwo muntu wapi nese hari ikibazo ubyibuze u Rwanda rufitanye n'Uburusiya ku buryo bavuga ngo Putin ni haramu oya ntacyo wa mugani ntaho bihuriye wenda ashobora kuba yarasanzwe amukunda amukurikirana agira gute ashobora no kuba yifuza ko n'umwana we nawe azaba icyamamare nka Putin cyane rwose kuko hari abana bitwa ba Ronaldo cyane hari nabonye wise umwana we Jumongo hari n'umushiti wanjye nzi ufite umwana we witwa Guevara kuri Che Guevara n'abandi si uburenganzira bw'umuntu nawe nyine karatrendinze byatari ku mbuga nkoranyambaga y'abantu bose bavuga ati bimeze bite Vladimir Putin w'umunyarwanda ntabwo biba byoroshye ngayo nguko mwakoze cyane ntimwibagire gukora subscribe update news ni hano ebana noneho ku munsi w'ejo ejo nyine ni ukwerekeza ku rukiko nanone ejo nibwo bafata ku mavuta azajya kuburana by the way ejo nibwo bafata ku mavuta azasubira imbere y'urukiko kujya kuburana naho tuzaba tuhababereye 5-kuri-5 tubabwira uko bimeze bukeye bwaho kwa gatatu nibwo bazajya gusomera muheto ubwo nafata ku mavuta nawe bazaba bamenye ejo namara kuburana nibwo bazatangaza igihe bazamusomera gutyo n'andi makuru menshi agiye atandukanye nibidukundira tukamenya igihe Mbonyi azagarukira i Kigali bidukundiye rwose twazajya kumwakira nko ku kibuga cy'indege ubundi tukamuganiriza tukavuga ati nyuma y'uko East Africa yose uyifasha ukayifungafunga ukayifungira mu gafuka kamwe ugashyira hariya uri kwiyumva ute yes ngayo nguko mwakoze cyane ni today 250 ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibintu byose bijye bikugeraho 5-kuri-5 nitwa Iva Etienne kumwe na Chris Marlo ubwo nakagaruka